bwa mbere mu mateka umukobwa nyampinga w'u Rwanda, Miss Rwanda 2016 Mutesi Jolly agaragaje igikorwa gikomeye cyane mu mateka. Igikorwa rero gikomeye cyane ku rwego abantu rwose byabarenze kubyumva, kubona umwana w'umukobwa witeje imbere muri ubu buryo, wujuje inzu y'akataraboneka, ariko bitari byamenyekana neza aho iyi nzu iherereye. Ni inzu rero ivuga ko yamutwaye akayabo k'amafaranga angana na miliyari. Izi ni miliyoni 1000 zagiye kuri iyi nzu urimo kureba aho ngaho muri screen. Ni Mutesi Jolly rero, umukunzi w'Abanyarwanda n'abandi bantu bose bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ni umukobwa bigaragara ko ari umukobwa rwose umeze neza, yaba mu buryo bw'amafaranga, mu bushobozi ndetse no mu buranga. Nta utavuga ko uyu mukobwa agaragara neza, dore ko imiterere ye igenda rwose igarukwaho na bamwe mu bamukurikira ndetse no mu bakunzi be. Gusa ibyo ngibyo si nshaka ko tuvuga, ahubwo nshaka kugaruka ku gikorwa gikomeye cyane yagaragaje. Nubone mbaye ikaze mwese rero abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Nshimira mwese mwakoze subscribe, ndetse mbwira nawe utarakora subscribe uyu mwanya niyo wawe kugira ngo nawe ukore subscribe. Rwose ntusuze ikiganiro udakanze kuri subscribe, rebaho hasi kugira ngo amakuru yacu yegeranyo, inkuru zigezweho kandi zubaka zikugira 5/5. Ni Mutesi Jolly, Miss Rwanda wa 2016, uhereye 2016 kugeza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo urasanga hashize imyaka 9 gusa uyu mukobwa abaye nyampinga, abaye Miss Rwanda. Mu gihe rero yaje kuba akora cyane akiteza imbere, akaba ageze ku rwego rwo gutunga zimwe mu nyubako ziremereye cyane. Avuga ko bigoye ko abantu basanzwe babasha kuyigondera. Ni inyubako bivuga ko biravuga ko inyubako yamutwaye akayabo ka miliyoni 1000, amafaranga angana na miliyari 1. Amafaranga menshi cyane. Ni ubwa mbere tubonye, ni kuvuga ngo navuga ko ari nk'ubwa mbere tubonye umwana w'umukobwa witeje imbere muri ubu buryo. Swati suko hatari abandi babikora. Hari abantu bagira ubuzima bwabo private, bakaba donc utamenya icyo bakora, utamenya imitungo yabo, utamenya ibyo bafite. Hari benshi bafite n'aya mafaranga ariko badashaka kuyashora wenda mu nzu zo kubamo, bayashora mu zindi business. Ariko nanone bivuze ko hari abatabigaragaza cyane, ko nka Mutesi Jolly we nk'igikorwa gikomeye cyane amaze kugeraho yabaye gishyira hanze. Mu gihe rero hagaragaye amafoto ku mbuga nkoranyambaga agenda gisura agaragaza uko inzu iteye, imiterere yayo, uko yubatse. Ni inzu ndetse bigaragara ko ifite ikibuga gikomeye cyane, ikibuga cyiza kiri hejuru y'iyi nzu. Bivuga ko kino kibuga gishobora kuba ari icy'indege, cyangwa se akaba azashyiraho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, cyangwa se aho kuruhukira, cyangwa ari gukorera relax, siporo ndetse n'ibindi. Ariko ni ikibuga cyiza cyane. Abantu benshi bagiye bagaruka rero bibaza ati se Mutesi Jolly amafaranga yakuye hehe, ko tuzi ko nta muntu mu by'ukuri uzi ikintu akora, usibye kumubona mu bintu bijyanye na fashion ku mbuga nkoranyambaga no kumubona ku mafoto ari hirya no hino mu bihugu byo mu Burayi. Ariko mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi ikintu uyu mukobwa akora. Si na ngombwa kumenya ngo akora iki. Hari abantu bashyira ubuzima bwabo cyangwa se bahisha, reka mbyite wenda kurinda ubuzima bwabo, cyangwa se kugira uburyo bagaragaza ubuzima bwabo mu buryo bari private, badashaka ko hagira ibimenyekana. Kandi burya ni byiza, si ngombwa ngo ibintu byose ukoze n'ibyo ukora bimenyekane, nibwo hari ababikeneye gukora impamvu runaka. Ariko ibintu byo ni byiza, ntawabigaya. Uyu rero mwakunze kubona hari abamugera amajanja bambwira ko bamukunda ku mbuga nkoranyambaga, benshi bashaka kumenya ikintu akora, umukunzi we. Hari abantu benshi bagiye rero bamugira amajanja bashaka kuba cyangwa se kugaragaza nk'abo bamukunda cyane, mwagiye mubibona cyane. Uyu mukobwa rero bigaragara ko ari na mwiza mu buryo bwa hano imbere.
k'umubiri tubona hano. Ntawavuga inyuma mu mutima kuko nta muntu uzi umutima ubona uko bimeze, ariko mu buryo bugaragarira amaso mu buranga ni umukobwa mwiza cyane ufite uburanga. Reka mbyite umukobwa ufite uburanga ko burya Yesu aravuze ngo nta mwiza uwo keretse Imana. Ni umukobwa rero bigaragara ko afite uburanga ndetse n'umutima mwiza wujuje iyi nzu. Ni abakobwa bake cyane rero. Abakobwa rero bari hano i Kigali n'ahandi mumurebereho urugero ku bandi bana. Hari abo usanga bavuga ati njye nzashaka umuntu wageze kuri ibi ngibi, ariko abandi barimo kubitwereka, abandi hari ibyo bagizeho. So ni ukuvuga ngo rero ni byiza ko ku ruhande rumwe umwana w'umukobwa yiteza imbere no ku muhungu akiteza imbere, ariko bidakwiye yuko n'abatari batera imbere nabo bakwiye guhabwa ijambo kandi bakubaka kuko ibintu ni ibishakwa. Tumuha congratulation ndetse ni urugero rwiza ko n'abandi bose bateye imbere bagakunda Mutesi Jolly. Tukwifuje gutera imbere no kuzagera kuri byinshi n'abandi bose. Murakoze cyane, kora subscribe ukomeze kubana na Gatanu kuri Gatanu.